Yes, reka nongere mbifurize igitondo cyiza n'igicamunsi cyiza mwe bakunzi ba siporo nyarwanda, abakunzi ba Tongo TV show, bakunzi b'imyidagaduro muri rusange. Tugiye kugaruka mu makuru ya siporo twibanda hanini kuri Rayon Sport ifite Rayon Day, ifite Super Cup ndetse na APR nayo imikino ya gicuti iteganya muri uku kwezi kwa munani, ndetse tunarebere hamwe abakinnyi bazasezererwa muri Rayon Sport na abahe, abagiye kwinjiramo na abahe. Bihagaze bite kuri Nsabimana Aimable wageze mu Nzovu ejo bikarangira abujijwe gukora imyitozo, yabujijwe nande, byatewe n'iki? Nibyo tugiye kugarukaho. Muraduha comment, muradukorera share, subscribe kugira ngo mukomeze mubone ibiganiro tugenda tubasangiza cyangwa tugenda tubagezaho. Ni inkunga yanyu ibikomeye, kandi nkomeza kubashimira cyane mwe mwese mwagize uruhare kugira ngo Tongo TV show ibigeze aho ibashe kugera ubu ngubu. Amakuru yacu turayahera mu ikipe ya Rayon Sport, ikipe iri kuvugwamo byinshi, iri kuvuga kwinjiramo abakinnyi benshi batandukanye, ariko hakajya n'abakinnyi benshi bashobora gutizwa. Reka duhere ku mubare w'abanyamahanga ukiri ku bakinnyi batandatu babanza mu kibuga b'abanyamahanga na batanu b'abanyarwanda. Abo batandatu b'abanyamahanga urebye Rayon Sport abakinnyi ifite ni umubare muremure, abakinnyi bashobora kuba bagera muri 15, ari nayo ntandaro yatumye habaho kuba batekereza kuba batiza abakinnyi bamwe na bamwe tutanakekaga ko batizwa. Aho hari kuvugwamo umukinnyi kwikubitiro ni Adama Bagayogo. Abantu benshi base Adama uri kuzamura urwego kuri wa rwego, Adama uri gukina kuri ko twarebye mu mikino ya Rayon Sport A na B. Numwe mu bakinnyi batatu bari bameze neza, kuki ari mu bantu batekejwe kuba batizwa. Bane ko ati Rayon Sport igana mu matsinda ntago ari ya Rayon Sport watekereza ngo Adama arayiheka umwana ukiri muto, ahubwo akeneye kujya ahantu hari imikino myinshi agakina byura faza yose cyangwa umwaka wose, noneho umwaka utaye bamaze kuzamura urwego akagaruka muri Rayon Sport ari umukinnyi ufite icyo ashoboye kuba yagezaho ku ikipe ya Rayon Sport. Undi mukinnyi wa kabiri nawe ugomba gutizwa no bita Abdulrahman Power Play. Power Play yavuye mu ikipe y'Amagaju aza mu ikipe ya Rayon Sport ari umukinnyi ufatwa nk'ari ngenderwaho, ariko yageze muri Rayon Sport biramugora cyane. Yagombaga gukina ku icumi ariko yasanze Muhire Keve Kisigenza ntago ari kumwicaza, byari kugorana cyane. Agerageza kujya muhengengeka nk'umuwinga agafasha Biramahira Bede kujya bahure muri attaque, ariko nabyo urebye Rayon Sport y'uyu mwaka intego ifite naho ishaka kugera biragoye cyane ko abo banyamahanga bose baguma aho ngaho. Rero biranugwanurwa ko Power Play n'undi ashobora gutizwa mu Magaju cyangwa bamuha ikipe ya Muhanga, ikipe mu majyepfo ishobora kugiye kugirana imikoranire myiza na Rayon Sport. Uwo Power Play ashobora kuba ariho agomba kuzerekeza. Umukinnyi wa gatatu nawe ugomba kujya muri iyo kipe ya AS Muhanga avuye muri Rayon Sport ku ntizanyo no bita Asanana Innocent. Asanana Innocent aravuga ati nge mwanyibeshyeho, nta mwanya uhagije nabashije kubona kugira ngo mbe nakora ibintu byanjye neza, mbe nakina nisanzuye, mbe nakora ibishoboka ngo mubone urwego rwanjye. Ariko abari mu Nzove bavuga neza ko Asanana hari urwego runaka afite, atari umukinnyi wo guhutira ngo uhite uvuga ngo ni umuswa. Oya, agiye mu ikipe idafite pressure cyane, agiye mu ikipe iringaniye ibayabaye cyangwa izi zo mu hagati zitarwana igikombe, ashobora gutanga byinshi bishoboka. Yanabona coach wa fitness ukamuzamurira imbaraga, akamuzamurira fitness, yatanga byinshi bishoboka. Abo ni abakinnyi batatu bagomba kugenda. Undi mukinnyi wa kane nuwo bita Ndayishimiye Richard wavuye muri Muhazi United, ni umukinnyi ukina muri Mediane kuri numero 8-6, ariko Rayon Sport ikavuga ngo amatsinda dushaka kujyamo si urwego rwa Richard. Umutoza akabwira abayobozi ati niba hari cyakorwa mushake Mediane ifatika. Bra Mediane niyo moteri ya equipe. Mediane iri hasi defense irakubitwa, Mediane iri hasi attaque birayigora kubona imipira. Bivuze ngo Richard Ndayishimiye nawe numwe mu bari gutekerezwa kuba batizwa, akaba ari umukinnyi wa kane. Muhanga yitwaye neza ashobora gufata abo bakinnyi bose bakagendera kiperi, kimwe nuko nk'Amagaju ashobora kuvuga ati muduhe Power Play n'undi yahoze ari uwacu. Richard amakipe menshi aramukeneza, agasogiza AS Kigali na amakipe yamutira kandi akagira ikintu yafasha. Ariko kuri Rayon Sport ishaka kujya mu matsinda ifite byinshi ishaka gukora biragoye. Ishaka gukora Mediane ifatika. Niba mwarabonye Mohamed Cheri ari kuvuga Bigirimana Bedi,
hakaba uyu mwana Aimable wavuye muri Mukura, iyo ni mediane kandi ishobora kwiyongeramo n'undi mukaseri mwabonye Ryan ukuntu ameze, bashaka kubaka Rayon Sport isa nkaho ari nshya. Rayon Sport ushobora gutuma ukavanga igiye guhura na Simba wizeye ko hari ikintu gishoboka uribone mu kibuga, wizeye ko kuri Super Cup utamenya ngo ni Rayon izatsinda cyane ya APR. Iyo niyo Rayon Sport Tadiya ashaka, niyo Muvunyi ashaka, niyo n'abariyo muri rusange bifuza. Ni ya Rayon Sport nyine buri wese ari akavuga ngo iyi yagira aho ituvana yajya n'ahantu tugeze. Tuvuze bane bashobora gutizwa, ariko hari abandi bo bisa nkaho bazahabwa amafaranga bagasesa amasezerano. Abo bakinnyi Omar Nyingi we ejo mwe mwabonye ibaruwa arega Rayon Sport, ariko kugeza kuri ubu ngubu Omar Nyingi ubwe arihamiriza ko nta kibazo afitanye na Rayon Sport. Omar Nyingi ni umwe mu bamaze gutandukana na Rayon Sport. Rayon Leta yamaze kuyibona, yamaze kubona Rayon Leta ku buryo agomba kujya mu ikipe, bamaze kuvugana. Erega na Omar Nyingi kwa Rayon Sport muri kwesukora umukinnyi mubi. Ntabwo Omar Nyingi ari umudefanseri mubi, ahubwo Rayon Sport ashaka ngo tuzane wa mukinnyi urusha uwari uhari, ku buryo uwari uhari agira icyo amwigiraho. Niyo mpamvu Omar Nyingi bamurekuye akigendera. Erenga Kangari n'uwo mujyo nawe bagomba kumara Rayon Leta akagenda, abikunze atabikunze. Erenga Kanga Junior agomba kugenda. Abo ni abanyamahanga bagera kuri 6 barabasohotse. Undi munyamahanga ugomba gusohoka agatizwa na nibagiwe ni umuzamu Idrissa Kuyate. Idrissa Kuyate ari kuvugwa ko agomba gutizwa kuko guhita basesa biragoye, akaba bamureka akajya mu ikipe bakara niba ari urwego bamwibeshye cyangwa nta kintu kirimo. Rayon Sport igashaka uburyo yabona undi muzamu nawe ndaza kugarukaho mu bazamu bari kugenda batekerezwaho, ndetse akaba hagirirwa n'icyizere uriya mwana wari umuzamu wa gatatu akaba umuzamu wa kabiri, kandi byakunda cyane kuko twagiye tubona mu mikino itandukanye, muri imikino ya Rayon Sport A na Rayon Sport B ari umukinnyi umeze neza cyane. Ndetse n'uwo bita Pasiye w'umurundi akaba yarasubiye mu Magaju, ariko Magaju yamaze kubona undi muzamu mwiza, ariko nanone si umuswa kuba yabura ikipe. Rayon Sport ifite amakipe bafitanye imibanire myiza, hari zo za Gorira, hari za Magaju, hari za Muhanga, hari n'andi makipe menshi atandukanye bashobora guha uwo muzamu Pasiye nawe akagenda, Rayon Sport igatangira yubaka bushya. Bivuze ngo abakinnyi dusa tuzi bazasigara muri Rayon Sport b'abanyamahanga ni Fari Nganye, ni Youssou Diagne, ni Aziz Basane Kuranya. Abo ni 3. Ndi munyamahanga Rayon Sport yari sanganywe Aziz Basane, Fari Nganye na Youssou Diagne. Sugo sabo 3. Urumva muri mediane nta munyamahanga n'umwe hasigara, muri atake nta munyamahanga n'umwe hasigara, abandi bose bagomba kuza ari amasura mashya. Bivuze ngo muri Rayon Sport wari umwaka ushize hasigaramo abanyamahanga 3 gusa. Bongeyemo Mohamed Cheri, bongeramo Bingi Bero, bongeramo Ryan nawe agomba kwiyongeramo, Bigirimana Bed agomba kwiyongeramo, hiyongeyemo Busore Prince wo kuri 3, nubwo umutoza avuga ati nta kirimo pe, nta kirimo mukora uko mushoboye tureko twabona 3 uri ufite urwego ruri hejuru y'urugwe. Ako Rayon Sport ishaka kugira abanyamahanga 13 b'indobanure, ikagira abanyarwanda 13 beza baza bagakina bagakora itandukaniro. Reka turebe kuri page yacu abakinnyi Rayon Sport ishaka kwinjiza, tunarebe se uyu bishoboka kangahe kwijana, uyu harabura iki kujya babe byakunda, bitewe n'inshuro twagiye tubyumva, inshuro twagiye tuza hano kuri kamera tubivuga ngo uyu mukinnyi ari mu biganiro na Rayon Sport. Turahera mu izamu. Rayon Sport imaze iminsi ihigira hasi hejuru umuntu bita Kwizera Olivier. Kwizera Olivier ni umuzamu bavuga ngo ni umuzamu w'ikipe nationale y'igihugu Amavubi, ni umuzamu uri ku rwego rwo rwose, nta muzamu uri muri iyi championnat y'u Rwanda bayingayinga. Tumubonye byadufasha ko abakinnyi b'abanyarwanda bahise baboneka. Waba ufite Kwizera Olivier mu izamu, ufite umukinnyi kuri Kabrisel Rumogo w'umunyarwanda, kuri Muraxe ufitemo Rushema Chris, abo bamaze kuba 3 b'abanyarwanda, ukabashaka abandi 2 b'abanyarwanda bikoroheye, yaba na Rutanga kuri 3 kuko biranurwanurwa ko nabashobora kuziyongeramo. Mbese uko banatekereza Bigirimana Bedi kuri Biramahira Bedi kuri wing, abandi bose ugashoramo abanyamahanga. Iyo Rayon Sport yaba ari Rayon Sport shobora kujya mu matsinda, yaba Rayon Sport zakina ku Super Cup kavuga ngo iyo Rayon Sport ntago ari indi ujya gukina wumva umutima wakuriye.
Kwizera Olivier rero bamaze iminsi bamuhiga ariko telefone kumuhamagara kumufatisha ni ikibazo gikomeye. Misiyo bayihaye Ndayishimiye Eric Bakame nk'umuntu muri Janderi nk'umugardiye mukuru avuga ati uyu baraziranye yamenya amacenga ye azi harasabwa iki arifuza iki, ariko abari hafi ya Kwizera Olivier bo bavuga ko Kwizera Olivier yifuza miliyoni 60 ku myaka 2. Ako se wareba Kwizera Olivier twagiye tubona ku ngoma ya Sadate, twagiye tubona witsindisha ibitego rimwe na rimwe, niwe muntu kwizo miliyoni. Ubwo mwaka umwe ni miliyoni 30. Ntekereza ko byibura imyaka iri ya 30 cyangwa 40 nk'umuntu kuko ari umunyarwanda kandi bamukeneye kandi bakeneye kuba yakinira mu Rwanda kugira ngo ikipe y'igihugu yongere mutekerezeho. Nubwo bavuga ngo hari abatamukeneye arabaze ko atagomba gusubiramo, ariko ari gukina mu ikipe y'u Rwanda hano mu gihugu imbere agakora save agakora ibitangaza imwe yajya agakora, hajyaho pressure y'abafana, hajyaho pressure y'abasportif nyinshi, akaba yakongera agahamagarwa mu ikipe nationale. Undi mukino uri kuvuga ushaka kwinjira muri Rayon Sport bitunguranye ni Rutanga Eric. Rutanga Eric wabaye kapiteni wa Rayon Sport ku ngoma ya Sadate. Rutanga Eric wagejeje Rayon Sport mu matsinda atera Goromaria kufura mu Rwanda ndetse no muri Goromaria. Rutanga Eric utaragize case ya indiscipline nimwe yaba yaramugaragayeho, numwe mu bari gutekerezwa ku mwanya wa 3. Ejo nejo bundi yakoze umwitozo mu ikipe A, yaje ari uwisana imyitozo, hari musore Prince, hari n'uyu musore bari baratije muri Vision, ariko bose amaze kubicaza ageze mu ikipe ya mbere. Waye batamutekerezaho. Rutanga Eric rero bishobora gutungura ukabona yasinye niba bamuha miliyoni 5. Ni muri Janderi wa equipe, ni umukino utagize ibintu byo kwijandika mu maruswa cyangwa mu bugambanyi, birashoboka cyane nubwo tubona atari we warukenewe cyane, ariko birashoboka ko Rutanga Eric mwabona asinye kuri 3. Undi uri kwifuzwa ni nimero 2 tutaramenya ngazaturuka he, ariko niba kuri 2 hari Serumogo gusa. Suzahahengeka kabange. Serumogo agize gutya akavunika abonye imihondo 3 cyabonye umutuku, uzahashyira nde kujya ugume kuri ya ritime yo kwiruka kuri champion ndetse no mu mikino nyafurika utavuga ngo nta kajinota mu buryo buntunguye. Ubwo naho ubuyobozi bugomba gukomeza gutekereza umukinyi byakabaye byiza Serumogo ahubwo akaba ari we ugenda yamwigiraho. Undi mukinyi bashobora kuba barangije kurara bahaye itike ni Bigirimana Bedi. Transfer ye twarayivuze cyane, transfer ye mu bitangazamakuru bitandukanye ku marade atandukanye yaravuzwe, ariko ku kanyenyeri kacu ku bururu bwacu agaciro kacu twakanze akanyenyeri kugira ngo Bigirimana Bedi n'undi mukinyi ushaka kuza, ariko amafaranga aravuga ko bikiri make ntago zirarenga 25. Abareyo mukori ko mushoboye, abareyo mugende mukanda akanyenyeri, ufite sense ashyiriho, ufite ijana ashyiriho, ufite igihumbi ashyiriho, dukandire Rayon Sport kugira ngo igura abo bakinyi abanyarwanda bifuza cyangwa abareyo mwifuza, kugira ngo ibe ya Rayon Sport ihatana, ibe ya Rayon Sport ikomeye. Nibyo bizatuma uvuga ngo nakoze iki, komite nayikora iki, umutoza kuri kintu abakinyi bakora iki, ukajya unaburana ibitagenze neza kuvuga ngo hari uruhare rwawe muri Rayon Sport, uruhare rwawe ni ukuyitera inkunga, uruhare rwawe ni ukuyifasha mu bishoboka byose. Hari undi mukaseri ntamenye izina rye uri mu Nzove w'umukongomani. Umukaseri bivugwa ko nawe ari mu igeragezwa, ariko abantu batanywa ngo ni muzima. Umukaseri avuga ko ari muzima. Mbega Rayon Sport abantu bayo benshi bageze mu Rwanda, kuko na Faringaye na Yusudi yanye bageze mu gihugu. Uyu munsi ku mugoroba kutariki 18 turabona abantu bose mu Nzove, amasura mashya yose turayabona. Abari Rayon Sport no itangira kwitegura Yanga kuri Rio Day ku itariki 15 itangira kwitegura ngo Super Cup ishobora kuza nyuma ya Rio Day cyangwa mbere ho gato. Ferwafa nta kintu irabyanzuraho neza, niyo Rayon Sport igiye kwitangira kwitegura ivuga ngo 11 naba ni ukubashyushye. Amakuru meza ari muri Rayon Sport kugeza uyu munsi mw'iki gitondo, abe Muhire Keve, abe Omar Nyingi, abe Nsamimana Aimable, abe Indenande, nta mukinnyi n'umwe Rayon Sport ifitiye ikirarane na kimwe. Mvuze Nsamimana Aimable numwe byagiye bisakuza cyane ngo hari amafaranga yishyuza kujyaze mu myitozo, o bamwishyuye. Omar Nyingi bamaze kwandikira Ferwafa bamwishyuye. Umwana w'ikipe Muhire Keve nawe yamaze kwishyurwa. Abe n'umukozi wagiye akora mu mirimo ya Rayon Sport, aba batoza be staff bose bamaze kwishyurwa. Izo n'indabo dukwiye guha komite ya Rayon Sport, twagera Stadeo ndetse na ba Paul Muvunyi, mbega komite y'abasaza bose
kuba byibura hagiye gutangirwa fazari, hagiye gutangirwa umwaka mushya, season nshya, nta kirane na kimwe afitiye abakinnyi, ni byiza cyane kubona aba basaza bakoze ibishoboka byose. Byibura bazatangirana n'ibishya, tuvuga ngo bagiye gutangira babara budget yabo kuri Rio Day, bazabona ya CAF igiye kuba hazira $154, natwe nk'akanyenyeri tugiye gukanda ibishoboka byose kugira ngo sport itangire iri ku murongo. Ayo ni amakuru meza mukwiye kumenya. Abagiye bajya ku mbuga nkoranyambaga cyangwa baraye babibonye, ejo umuyobozi wa Yanga yerekanye ari kumwe na Tadeyo ifoto bambaye furari iriho Gikundiro. Furari yanditseho Gikundiro ifitwe na perezida wa Yanga na perezida wa Rayon Sport. Bivuze iki? Bivuze ko Yanga nyuma yo kumva ko Simba izaza gukina na APR mu Rwanda kandi bagakina mbere yayo, barashaka gucagaga bavuge ngo timu ya wananchi, ikipe y'abafana izakina n'indi kipe y'abafana yo mu Rwanda. Tugiye gukora campaign hano muri Tanzania ku buryo Rayon Sport Stade Amahoro igomba kuzuzura, ari Rayon Sport ikabona amafaranga, ari Yanga igatitigiza umujyi wa Kigali, Simba abantu bagahita bibagirwa ko yanageze i Kigali. Byibura ibihumbi 15 by'abafana, ibihumbi 15 by'abafana bazaba bari kurara muri umujyi wa Kigali ku majezi y'icyatsi n'umuhondo, bavuga ati umujyi wafashwe. Ariko Rayon Sport nayo iri tayari avuga ngo abafana uri Rusizi, uri Cyangugu, uri Majyaruguru, mu Majyepfo yose aravuga ngo Rayon Day ntago yancika. Rayon Day ntiyancika, aho nzabanje kureba ikipe ya mbere ya Yanga, aho nzabanje kureba ikipe ya Rayon Sport ya mbere, aho Diamond biteganwa ko ashobora kuzaba ari we muririmbyi mukuru uzataramana n'abanyarwanda kuri Rayon Day. Ese icyo kirero wagicikwa? Nge nagicikwa, ninde wumva yacikwa muri Stade Amahoro mu gihe hataje mu Rwangendanye bimwe bya Ferwafa tujya tubona n'umwaka ushize twashidutse Rayon Day igiye kuri pere. Ariko Rayon Sport ntiryamye, Rayon Sport iratuje, imeze neza cyane, gutegura ibintu byabo buhoro buhoro kugira ngo izabeho gutungurana. Rayon Sport ishaka gukora ibintu ku buryo izajya ngo icara wige, kugiza ivuga ngo icara wigure uko ibintu bitegurwa. Akandi kantu gahari, Rayon Sport kuko ishobora gushyizwaho amananiza cyangwa igahura n'umutego nko yahuye nawo, ishobora gushiduka Rayon Day bayishyize ku isabato kuwa gatandatu. Rayon Sport yavuze ati kugira ngo nkine nyuma ya Rayon Day, niba Rayon Day nkine nyuma ya Super Cup, nakina kuwa gatanu Rayon Day, kuwa gatandatu Super Cup ikaba. Kuko Super Cup niba mbere ya Rayon Day, abakinnyi banje bose umufana zaba yabonye, kuri Rayon Day nzinjiza gute? Rayon Day nzagaruriza hehe? Rayon Sport reka avuga ngo reka ndetse gusura itariki, ndetse gusura itariki nimara ko n'imyanzuro ya Ferwafa, nibwo ndezinya ngo ndashyira match ryari. Twakina nta masaha 28 aciyemo, twe ntacyo bidutwaye, nitwe bireba, twatsindwa, ariko Rayon Day niyo ya mbere dushyizeho umutima. Super Cup nayo twitwaye byaba byiza kurushaho, dushobora no gukina bikagenda neza, bugacana n'utugishyushye kandi n'abafana bakaza, ibintu bikagenda neza. Ayo niyo makuru ari muri Rayon Sport. Urumva na makuru meza kuba bamaze kwishyura abo bose, kuba bamaze gushyira ku murongo abo bagomba kurekura, kuba bamaze gushyira ku murongo abo bateganya kuza, kuba nta numwe bafitiye ikirarane. Ni amakuru meza, ni amakuru buri wese yakwifuza kumva, kandi n'ay'umureye wese n'umunyarwanda muri rusange ukunda siporo akwiye kwishimira. Ku mukeba tunyarukiyeho gato, umukeba ari gukora umwitozo buke buke, bavuga ko afite umwata kuryana pe wabyigana na Kerema kumva ko kuko ari akantu kaje mu kaboko, akumva ko ari akantu k'umunaniro yumvise. APR nayo iri gutegura ibintu byayo buhoro buhoro buke buke, inateganya kugira umukino na Simba. N'umwaka ushize bakiniye na Simba ubwo Rayon Sport yakinaga na Azamu, n'irateganya ko Simba yaza mu Rwanda bagakina ku itariki ya mbere cyangwa ya kabiri. Ni igipimo cyiza kuri APR, ni igipimo cyiza kubariyo kubona ngo Rayon Sport twayibonye kuri Simba ihagaze ite, bakina iye tactique, umwanya ukomeye n'ubuhe. Nubwo abantu bakivuga ngo bawita Watara n'ura cyane nimero ya mbere, biragoye ko wambwa ngo ari umukinnyi APR yazanye urenze Watara. Ariko uko biri kose ari recruitment nziza yakoze ku bakinnyi b'abanyamahanga, nubwo harazo abantu benshi batemera nka ba Bugingo, ba Haji, bande barana abasimburane nka ba Muzungu, ni nka n'abakinnyi babasimbura. Ntawuze aje kwitega kubanzamo muri APR barana abasimbura bazajya bakina championnat z'u Rwanda, bakinnyi na Marine, bakinnyi n'amagaju gutyo.
ayo urumva shampiyona y'u Rwanda irakomeye. APR iri kwiyubaka cyane, Rayon Sport iri kwiyubaka cyane, Polisi iri gukora ibintu byayo bucece, Mukura iri gukora ibintu byayo bucece, Gasogi nuko. Ndababwira ko tugiye kureba shampiyona iryoshye, shampiyona imeze neza, shampiyona ikomeye, tuzabonamo kandanda aho tuzabona baro itembera, barigenda. Reka soze mbifuriza igicamunsi cyiza, gusaba gukanda subscribe, gukora share, kulikinga ibyo dukora. Like nta kindi maze, uko mukanda like muri benshi, uko mukunda ibyo tubagezaho muri benshi, niko YouTube ibasha gufata ibyo dukora ikabisangiza abandi benshi, kuko ibona ko namwe mwabikunze. Nimudushyigikire, mukomeze mushyire itafari ku byo turi gukora, aha tugeze nimwe mwahatugejeje. Mbifurize kugubwa neza, amakuru nakagaruka, ni Nduwayezu Edouard kuri Tongo Po TV show. Ciao ciao.